Muraho, tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwinjiza umukiriya mushya muri IBM yawe mu gihe ukoresha IBM version 2.1. Fungura IBM yawe, kanda kuri management module, shyiramo tini, user ID n'ijambo banga byawe, kanda kuri login. Kuri iyi page ugezeho customer management, naho twinjiriza umukiriya mushya muri IBM. Sales management, naho twinjirira dukora fagitire. Purchase management ni ukwinjiza stock y'ibyaranguriwe mu Rwanda, naho import management ni ukwinjiza stock y'ibyaranguriwe mu mahanga. Ubwo stock management ho ni ukongera cyangwa se kugabanya stock mu gihe nk'urugero habayeho ikosa. Twebwe rero ko tugiye kwinjiza umukiriya mushya, turakanda kuri customer management. Hitamo customer niba ari umukiriya usanzwe cyangwa se insurer niba urangura ari ikigo cy'ubwishingizi. Kuri iyi page ifungutse uzuza icyiciro cy'umukiriya wawe, individual niba ari umuntu ugura ku giti cye cyangwa se corporate niba ugura ari company cyangwa ikigo cy'ubucuruzi. Reka duhitemo corporate. Uzuzamo tini, shyiramo izina. Mu gihe umukiriya atihuta cyane ushobora kuzuzamo ubwenegihugu bwe, email ye, nimero ya banki n'ibindi. Iyo urangije kuzuzamo aya makuru, kanda kuri save. Barakubaza niba ushaka kwinjiza uyu mukiriya, kanda kuri yes. Ako kanya umukiriya ahita yinjira muri IBM yawe. Nuko rero wakwinjiza umukiriya mushya muri IBM version 2.1 yawe.